Ndabasuhuje mbifurije kugira ibihe byiza amahoro y'Imana akomeze kubana namwe bitewe n'ibice by'isi murimo bigiye bitandukanye. Ndagira ngo namakuru yakomeje kugenda atangazwa. Itegeko nshinga ryemeje ko abaturarwanda bazajya bishyura amafaranga yemejwe na leta ku bwisungane mu kwivuza, ariko kandi mu by'ukuri leta yongera kwiyama bamwe mu baturarwanda bakomeza kugenda bakwirakwiza amakuru apfobya amwe mu mafaranga cyangwa se ibiciro byemejwe na leta y'u Rwanda bizajya byishyurwa ku bwisungane mu kwivuza. Inama y'abaminisitiri yatenye ku itariki 5 z'ukwezi kwa kane 2026 yemeje ndetse kandi inashyiraho itegeko nshinga ryemeza ko umuturage azajya yishyura amafaranga yose yashyizweho na leta y'u Rwanda ku byakomeje kugira bigaragazwa nk'ibiciro bya mituweli byari bimaze iminsi bivuga mu Rwanda, ariko ukabona ko abaturage b'u Rwanda bavuga ko ari amafaranga y'umurengera nk'uko byari bimaze iminsi bivugwa n'abaturage b'igihugu cy'u Rwanda. Ni inama y'abaminisitiri yatenye ku itariki 5 z'ukwezi kwa kane 2026 igamije kuba yashyiraho iteka rya nyuma ry'amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza, ndetse kandi ubona ko leta y'u Rwanda yakomeje kugenda yiyama bamwe mu baturarwanda bakomeza kugenda bapfobya bimwe mu biciro byashyizweho na leta y'u Rwanda. Nyaboneka mw'abanyarwanda mwe mukomeza kugenda mufatiye mbere mukavuga uti amafaranga yashyizweho ni menshi, kandi leta y'u Rwanda ijya gushyiraho aya mafaranga iba yabyizeho 100%. Byose ndagira ngo turebe uko byanzuwe muri inama yateranye ku itariki 5 z'ukwezi kwa kane 2026. Abanyarwanda ariko kandi nibo bakomeje kugenda bihanangirizwa, babandi bakomeza kugenda bafata iya mbere bagasa nk'abapfobya cyangwa se bagahakana amwe mu mafaranga cyangwa se ibiciro bya mituweli byashyizweho n'iteka rya minisitiri. Aka kanya cyangwa se mu by'ukuri kuri uyu munsi niho byaje kuba byakemezwa. Nyaboneka aya makuru yakomeje kugenda atangazwa, ndagusaba ngo uze kuyasangiza abaturarwanda batigeze bayumva cyangwa se n'utagiriwe amahirwe yo kuba yareba mu by'ukuri bimwe mu biganiro dukomeza kugira tubagezaho umunsi ku munsi. Ni ibiganiro byibanda ku mibereho myiza y'abaturage ndetse no kuri politike y'igihugu cy'u Rwanda, ariko amakuru atangajwe kuri aka kanya akomeza kugenda agaragaza ko agiye kuba yashyiraho iteka rya nyuma ry'amafaranga agomba kuzajya yishyurwa kuri mituweli, ndetse no kuba bakiyama bamwe mu baturage bakomeza kugira bapfobya bimwe mu biciro byashyizweho na mituweli. Reka ngweretse ikaze turebe ibyakomeje kugira bitangazwa kugeza kuri aka kanya. Reka ngweretse ikaze aho wageze ni kuri Rwanda Media Info. Nibyo koko ubuzima bwawe bwamaze kujya mu kangaratete bitewe nuko warozwe indwara z'amarozi zidakira, ugerageza kwivuza biranga burundu, nta muganga n'umwe utigeze ushakiraho umuti ushaka gukira izi ndwara z'ibirozi warozwe bidakira, ariko byaranze burundu. Ngiye kukurangira umuganga umwe usigaye ku isi wizewe uvura izi ndwara z'amarozi akazitsemba burundu ku buzima bwawe. Uyu muganga avura indwara zananiranye ku marozi zidakira, bamwita Dr Pembe, akorera ku ijwi muri Kongo. Aho waba uri hose nkwibutsa ko umuti yawukugezaho. Ushaka gukira izi ndwara z'amarozi warozwe ariko zikaba zaranze gukira, tugane kuri +24 38 Dr Pembe, umwami w'abaganga. Ku itariki 5 Mata nk'uko byakomeje kugenda byemezwa ku iteka rya minisitiri ryakomeje kugira rigaragaza ko bamwe mu baturarwanda bakomeza kugenda bapfobya ibiciro byashyizweho na leta y'u Rwanda ku bwisungane mu kwivuza, bivugwa ko ari bimwe mu bigize icyaha. Abaturage bakomeza kugenda bagaragaza bavuga ko aya mafaranga ari menshi, bamwe bakavuga ko batazanayishyura. Ibi ngibi biri kuvugwa ko ari bimwe mu bigize icyaha cyo kurwanya itegeko nshinga riba ryemejwe n'iteka rya minisitiri, bitewe nuko abaturage barakomeza kugenda bagaragaza ko amafaranga yashyizweho na leta y'u Rwanda ari menshi, ariko kandi mu by'ukuri bo bagakomeza kugenda basaba leta y'u Rwanda kugabanya aya mafaranga. Leta y'u Rwanda yongera kubwira abaturage ko kuba ibiciro bya mituweli byarazamutse niho isi igeze kuri aka kanya, ndetse kandi wanareba ukaza kuba wasanga isi niho igeze. Ahubwo mu by'ukuri u Rwanda bamwe na bamwe uraza gusanga bagifite ikibazo cyo gushaka gufashwa kuruta kwifasha, ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane, ndetse leta yaza ko yashyira bimwe mu biciro biza kuba byazamura ubwisungane mu kwivuza. Ugasanga bamwe mu baturage barakomeza kugenda bagaragaza ko aya mafaranga ari umurengera, bamwe bakagaragaza ko batazayabona, abandi bakagaragaza ko batazanayishyura. Ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane leta y'u Rwanda ikomeza kugenda igaragariza abaturage, bakomeza kugenda basa nk'abigumura cyangwa se bagaragaza ko batazishyura amwe mu mafaranga yashyizweho n'iteka rya minisitiri. Ibi kandi biraza kuba bigaragara bimwe mu bigize icyaha. Banyarwandakazi, nimugire umuco wo kumenya kwifasha kuruta kufashwa, ndetse na leta yanyu muze ko mu by'ukuri mwafatanya, rero kuko uraza ko wasanga abaturage bamwe na bamwe bakimara gushyiraho bimwe mu biciro bya mituweli byashyizweho. Ndaza kubisoma ibyemejwe mu iteka rya
cya minisiteri byose mbikugezeho nkuko byaje kuba byatangazwa. Ndaje mu kanya mu by'ukuri mugezeho bimwe mu byaje kuba byakwemezwa, nkubwira ko bimwe mu biciro byemejwe ku itariki 5 Mata nibyo bizajya bigenderwaho kandi nibyo umuturage w'u Rwanda wese azajya agenderaho arimo kwishyura, bikaba byamaze kwemezwa muri programme cyangwa se muri systeme y'amatelefone ngendanwa y'abaturarwanda. Kuri aka kanya ndaza kurangiza nkubwira ko ugomba kuba wareba mu by'ukuri bimwe mu biciro naho ugomba kuzajya wishyura nuko amafaranga azajya yishyurwa. Nagira ngo leta y'u Rwanda cyangwa se RSSB iba yashyizeho programme y'ahantu muzajya mwishyura, ariko kandi biba byemejwe kuri telefone ngendanwa y'umukuru w'umuryango. Byose ni amakuru yakomeje kugenda atangazwa, ngira ngo mugezeho kuri aka kanya. Ariko leta y'u Rwanda yongeye kwihanangiriza bamwe mu baturage bakomeza kugenda bafata iya mbere bagasa nk'abapfobya bimwe mu biciro cyangwa se mu byashyizweho n'iteka rya minisiteri kuri mituweli, bivuga ko mu by'ukuri ari bimwe mu bigize icyaha. Izamuka ry'ibiciro mpuzamahanga ryakomeje kugera riteza ikibazo mu burasirazuba bwa East Africa, dore ko benshi mu baturage b'ibihugu bagiye bitandukanye bakomeza kugenda bagaragaza imyigaragambyo isa nk'imanura bimwe mu biciro byakomeje kugenda bizamurwa ku isoko mpuzamahanga ry'isi bitewe n'intambara zikomeza kugenda zigaragara mu burasirazuba bwo hagati. Arakomeza kugenda hagaragazwa amakuru yakomeje kugenda atangazwa ku bufatanye na RWANDA ndetse na leta y'u Rwanda, bivugwa ko amwe mu mafaranga cyangwa se bimwe mu biciro bya essence n'amazitu byakomeje kugenda bizamuka cyane, ndetse kandi bikavugwa ko bimwe mu biciro by'ingendo byakomeje kugenda byongerwa bitewe nuko amazitu ndetse na essence by'ibinyabiziga byakomeje kugenda bihenda cyane, bityo kandi ingendo nazo zigakomeza kugenda zihenda. Mbere yuko bagezaho amakuru y'ubwisungane mu kwivuza, reka mbagezeho ku byakomeje kugera bitangazwa kuri RWANDA ndetse kandi ku bufatanye na leta y'u Rwanda bakomeza kugenda bagaragariza abaturarwanda ko bakirimo gushaka igisubizo kirambye kigomba guhabwa abaturage bitewe n'intambara iri kubera muri Iran iri guhuza leta zunze ubumwe za Amerika ndetse na Iran, bikaza kuba byatuma mu by'ukuri isi ikomeza kugenda ihura n'ibibazo bigiye bikomeye kuri aka kanya. Nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa, leta y'u Rwanda yanzuye ko mu gihugu cy'u Rwanda mo hagati hose ku buso bw'ibirometero 32 kare bikomeza kugenda bituraho abaturage bagera kuri miliyoni 14.15 bemeza 100% ko essence cyangwa se litiro igomba kuzajya igura ibihumbi 2,303. Ibi ngibi byumvikana ko ari kuri litiro imwe gusa. Kuri maziti ho byakomeje kugira byumvikana ko litiro imwe izajya igura ibihumbi 2,205 kuri litiro imwe gusa. Bikomeza kugenda bigaragazwa, leta y'u Rwanda ikomeza kugenda ihumuriza abaturage babwira ko ikiri gushaka ibyemezo n'imyanzuro irambye yashyirwa kuri ibiteka ryakomeje kugenda rizamura ibiciro. Ni mu gihe kandi ubwo essence n'amazitu yazamutse, birumvikana ko n'ibiciro by'ingendo byakomeje kugenda bizamuka. Biragaragazwa leta y'u Rwanda kufatanye na RURA ko ikilometero kimwe mu mujyi wa Kigali kizajya kishyurwa agira kuri 59.28 by'amafaranga y'u Rwanda ku kilometero kimwe gusa. Ibi bivuga ko ari mu mujyi wa Kigali ku bakora ingendo mu mujyi wa Kigali. Ni mu gihe kandi mu ntara aho bikomeza kugenda bigaragazwa ko umuturage cyangwa se ugiye gukora urugendo azajya yishyura agera kuri 41.58 by'amafaranga y'u Rwanda ku kilometero kimwe gusa. Bikande nibice bikomeje kugenda biterwa n'intambara ikomeza kugenda ibera mu burasirazuba bwo hagati. Abanyarwandakazi mu gihe isi ndetse n'u Rwanda bigihanganye n'izamuka ry'ibiciro mpuzamahanga bikomeza kugenda bigaragara ku isoko ry'umurimo, u Rwanda rakomeza kugenda hanangiriza bamwe mu baturage bakomeza kugenda bapfobya ibiciro bikomeje kugenda bishyirwaho na leta, bakabifata nko gukandamizwa cyangwa se nko kuba batari kuba bakubarizwa uburenganzira bwabo. Reka mbabwire ngo niho isi igeze mu Abanyarwanda mwe mujye mufata aho ibiciro bigeze ndetse n'ingamba leta y'u Rwanda ibashyizeho, kuko leta y'u Rwanda ni kimwe mu gihugu ku isi cyubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Reka nkubwire ngo ahandi ho uraza gusanga ubwisungane mu kwivuza bwakomeje kugenda buzamurwa hejuru cyane bugashyirwa ku biciro by'umurengera. Amakuru yakomeje kugenda atangazwa nk'uko rero ngiye kuba nayakugezaho, na makuru akomeje kugenda agaragaza ko bamwe mu baturage bari bamaze iminsi bafite ikibazo kizamuka ry'ibiciro by'amafaranga ya mituweli, ariko kandi benshi bakasaba leta y'u Rwanda ko yagabanya aya mafaranga bitewe nuko benshi barakomeza kugenda bavuga uti aya mafaranga ni menshi ntabwo tuzigera tuyabona. Ugasanga ni kibazo gikomeye cyane isi ihanganye nacyo, na leta y'u Rwanda ikaza kuba yakisanga ikomeje kugenda ihangana n'ihindagurika rya bimwe mu bizamuka ry'ibiciro bikomeza kugenda bigaragara kwizamuka mpuzamahanga ry'isi. Amakuru akomeza kugenda atangazwa, iteka rya minisiteri ryanzuye ku itariki 5
5 Mata birakomeza kugenda byumvikana ko umuturarwanda wo mu cyiciro cya mbere azajya yishyura ibihumbi bigera kuri 4 akabyishyurirwa na leta y'igihugu cy'u Rwanda. Byumvikana ko umuturage wo mu cyiciro cya kabiri azajya yishyura ibihumbi 3 leta y'u Rwanda ikamushyiraho inyunganizi y'amafaranga 1000. Mu cyiciro cya gatatu ho leta y'u Rwanda ivuga ko izajya yishyura cyangwa se mu by'ukuri umuturage w'u Rwanda uri mu cyiciro cya gatatu azajya yishyura agera ku bihumbi 5 byose akabyishyura na ruhare rw'inyunganizi leta igaragajwe. Mu cyiciro cya kane byumvikana ko umuturage azajya yishyura ibihumbi 8 ariko kandi akabyishyura nta ruhare rwa leta y'u Rwanda rugaragajwe. Mu cyiciro cya gatanu ho byumvikana ko uyu muturage azajya yishyura ibihumbi bigera kuri 20 akabyishyura nta ruhare rwa leta y'u Rwanda cyangwa se inyunganizi igaragajwe. Mu gihe kandi isi rikanganye n'izamuka ry'ibiciro leta y'u Rwanda irakomeza kugenda ihanganisha abaturarwanda.